Hello mumeze mute nizere ko mumeze neza ndabasuje cyane kandi karibu kuri Risi France Lifestyle nizere ko mumeze neza muri amahoro utarakora subscribe na kuri subscribe kugira ngo ukomeze kurikirana ibiganiro nzayambagezaho pyonda aho handitse subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa bigiye kugira ibiganiro bigiye kugiraho mu bambere. Iyi channel Risi France Lifestyle ababimenyereye cyangwa se abasanzwe nimba uri mushyashya ahangaha turavuga ibintu byose by'ubuzima busanzwe, tureba twiga guteka, twiga kwitaho by'ubuzima busanzwe, dukora siporo, amavideo amwe n'amabyinshi ya siporo, ariko tuzagenda tubirebera hamwe muri rusange. Abantu bifuza gutakaza ibiro cyangwa se kujya kugataye rwose tuzajya tubirebera hamwe muri rusange. Inama z'ubuzima busanzwe hanini cyane tuzagenda tubirebera hamwe rwose. Hano turavuga ibintu byose muri rusange bitandukanye. Bari mumaze iminsi mubona amavideo yo guteka, ariko none ngenda garutse mbereka rwose amavideo dukomeze twiteho, tugira agapo kiza, dukomeze dusobanuke. Umunsi ngiye kubereka ntuza agaserumu kabisa. Umuntu avuga ati agaserumu kiza ushobora kongera mu byo wakoreshaga amavuta rwose. Umugero abantu baba dufite ibibazo byinshi bitandukanye mu maso, abantu uruhu rw'amavuta, abantu uruhu sensible, abantu uruhu rw'ibiheri, umva ibibazo byinshi bitandukanye mu maso birahari byinshi. Ariko uyu munsi ngiye kwereka agaserumu ushobora kongera mu mavuta yawe kugira we kakagufasha kabisa. Nk'abantu bakunda kugira, hari umuntu akunda kurugira ibintu by'ibivutavuta mu maso, cyangwa se yakimakiya nk'iminota ingahe ugasanga umuntu atangiye gututubika nabi ibintu by'ibivuta bigira, cyangwa se umuntu ushobora kuba afite wenda uruhu rukunda kuba ruri desequilibre, cyangwa se bavuga ati rukunda guhinduka cyane, cyangwa se uruhu ibibazo by'uruhu ni byinshi bitandukanye. Agaserumu gashobora kugufasha cyane. Iserumu ya niacinamide ni agaserumu gafasha cyane, uzakunda kubibona ahantu henshi kuri media bivuga cyane, cyangwa se ushobora nawe gukora research yawe ukareba ikintu kigira uruhu. Ariko icyo najyaho inama cyane nk'abantu ni ukubanza guhitamo ikintu kigendanye n'uruhu rwawe. Abantu dufite impu nyinshi zitandukanye, niyo mpamvu mbere yo gukoresha ikintu cyangwa se gukora bivuga ati ikintu nakibonye ku mucuti wanjye seka kandi abona rwose afite agapo keza, wowe karamuhira ariko we ntubizi ko ashobora guhira. Niyo mpamvu ugomba kubanza kumenya type y'uruhu rwawe kugira ngo umenye ibyo ushyira mu maso cyangwa se ibyo ukoresha nuko imeze. Ino serumu ya marike ya Ordinary, ino marike ya Ordinary ifite ama product menshi meza cyane afasha ku ruhu, ifite bitewe n'uruhu ufite uhitamo bitewe n'ikugira. Ngiye ngiyi ntuza ni agaserumu ka niacinamide. Akangaka ni akunda gukoresha karimo gakeya. Akangaka ni kubereka ko ngakoresha rwose. Aka karashize, nge ntabwo ngurisha amavuta n'ibyo gurisha n'ibiki, ntabwo ngurisha amavuta ngewe n'ibyo nisi. Aka karashize, kano karashize. Iyi ngiyi ni ntuza ni forma nini naguze uko ndayikoresha cyane, ikoresha kabiri ku munsi. Dore rwose iyi ni forma nini nakanuza kabiri. Aka ni ntuza, iyi ni 60 ml, iyi ngiyi ni 30 ml. Niyo mpamvu naguze nini ko ngikoresha cyane kandi naramba n'igiciro ni sawa cyane. Iyi ngiyi rwose akangaka karimo. Mfite uruhu rwonza rw'amavuta kandi ukunda kugira ibintu tw'uduheri mu maso. Umva abantu bagira ibibazo mu maso, abantu bagira ibibazo mu maso biri cyangwa iki, amafaranga tutakaza ni menshi. Ama research dukora dushaka ikintu gifasha kugira uruhu rwiza ni menshi, umva niki. Ariko aka gaserumu nakaguyeho gutyo gusa, nzi ko nigaba ati se niacinamide ni iki ifasha iki ku ruhu. Ugomba gukora research ukamenya ati si ibintu birafasha ku ruhu. Ikintu ni ukugerageza nyine, ari umuntu yakriye ntuza ibintu ubundi no ugomba kwishakira. Ntabwo bati ikintu gikora kundi ntabwo ari kizakora rwose, umuntu agora gukora research. Ariko umuntu ufite uruhu rw'intuza rw'amavuta akagaserumu nakakurangira kabisa. Umva nkunda ari ngiye n'umuntu abyuka mu gitondo ugasanga n'uruhu rwose uracyagize rumeze nk'uruye rurabagirana kubera umuntu ufite uruhu rw'amavuta byo ku ruhu rwabagirana, cyangwa se wanakimakiya nyuma y'isaha ugasanga urimo watutubikanye cyangwa uri kurabagirana bitewe n'uko ufite uruhu rw'intuza rw'amavuta. Aka gaserumu ngiye nkisiga ntuza nimugoroba no ku manywa ugomba gushyiraho SPF, gushyiraho sun protection. Rwose karamfasha rwose, ntabwo ngitutubikana nkuko natutubikanaga nimakiye, cyangwa na mu gitondo mbyuka rwose uruhu rwumye, ntabwo ruba rufite kugira amavuta. Agaserumu umuntu ufite uruhu rw'amavuta nakakugira, cyangwa se n'undi muntu ushobora rwose ufite intuza ushaka kwashyira mu mavuta ushobora kongeramo, karafasha cyane. Gatuma gakuraho hari ibintu by'intuza umuntu afite gutya ku ntuza ku mubiri, ibintu by'ibivuta. Iyo ugize gutya izuru gato hari gihe hazaho ibintu by'ibivuta bituma rwose bikura. Ikindi gatuma n'intuza nk'abantu bagiye bakora ibiheri cyane cyane, hari utuntu tw'utwobo tugenda tuzaho iyo umuntu afite intuza akunze kurwara ibiheri bigenda tuzaho, turafasha cyane. Bagita amapore n'intuza pore, utuntu tumeze nk'utuntuza nk'utwobo tugenda tuzaho cyane, turafasha tugenda dufunga uruhu, tugenda dufasha cyane. Umva nge ntabwo ntabwo ncuruza amavuta, mba ndi kubabwira ibintu ngenda nkoresha
kandi nzi ko kugira ibintu nkoresha bifiteho siri yabyo. Nta muntu wampembye ngo nze kuvuga ibi ngibi, nta muntu wampembye ngo nze kuvuga ibi ngibi, nyembe babwira kuko mbikoresha kandi nzi ko byagize. Amacupa 3 mfite rwose ntago ari kugurisha cyangwa iki, nayo nakoresheje urabona ko rwose nisaba cyane. Aka ni agacupa gato yasige niko dukoresha mu minsi iyi ngiyi nini maze kugura, maze no kwibona nibwo ikingeraho maze kuyibona. Ni forma nini cyane, urabona ko aka ni gatoya kandi ni kanini cyane. Umuntu agakoresha ryari tuvuge umaze koga mu maso, boze mu maso neza, washyizeho tona ni amazi igize video nakize. Umuntu ashaka kujya kureba ibintu z'amavideo nagiye nkora ibintu byerekana amavuta, wajya kureba rwose ari ntoza byinshi. Steps umuntu ashobora gukoresha mu maso witaho mu ruhu rwo mu maso, nzabwira step umuntu ashobora gukoresha wita ku ruhu rwo mu maso, nzabakora ka video vuba cyane. Akangaka rero ni umuntu ashobora gukoresha ryari, tuvuge umaze gukaraba mu maso, isabune ukoresha isabune, ubundi urihanaguye neza ukoresheje abantu uza tona ntuza amazi umuntu yanaguza mu maso, ubundi uhita ugashiraho mbere yo gundi. Hari n'ubundi utiba umuntu afite asanzwe akoresha amazi wenda bundi buhere n'ibiki n'ibiki, akangaka uhita ugashiraho direct ukimara kwihanagura neza mu maso na tona. Udakoresha tona nta kibazo, umaze kwihanagura mu maso uhita ugashiraho, bisaba cyane. Ntago kagize rwose, kanze mbere kuko imeze kameze meze nk'amazi, biredukamo bukeya, gahita kagera rwose, ntabwo afata mu maso, gahita abantu bita byuma vuba cyane. Ubundi ugatushyiraho intuza amavuta wisiga mu maso, ubundi ugashyiraho ama sunscreen. Ariko nimbuze kuri wowe dufite uruhu sensible, wabanza ugakoresha wenda rimwe, ubundi buri rimwe nka nimugoroba, ejo ugasimbuka umunsi ukagira, wabona nta ntuza nta reaction kakugizeho cyangwa se nta duheruka guteye, ukagenda ugira buri munsi, ubundi ukagenda ukora 2 ku munsi. Niyo ugakoresha 2 ku munsi, mu gitondo na nimugoroba. Indi rwose karaboneka ahantu hose muri Kigali, turahari cyane. Naguza umwongeye bisubiremo, abantu bamushaka amavuta asobanutse cyangwa se ubuntu bw'ubusobanutse umuntu yikoresha mu maso, naguza ugera gukora muri quartier cyangwa se muri za boutique zino ziri hasi. Uzagenda ugihande bacuruza amavuta meza akiri amavuta meza y'ubwenge asobanutse, ni uzadukura utuntu. Ino marike ya Ordinary ni nziza cyane, ifite amaproduct menshi cyane. Hari n'izindi serum nkoresha zikuraho intuzi nkovu mu maso, zabakora video mbibasobanurira. Kagura intuza kano gatoya, kano gaforoma n'intuza 30 ml 30, kagura nakaguza amayero 7 nkakoresha hafi ko ngiye ngakoresha 2 ku ntuza, mumva kamara nk'ukwezi kumwe, nkakoresha 2 mu ntuza kamara nk'ukwezi kumwe. Akangaka kano nuza foroma ya 60 ml 60, nibwo intuza foroma nubwo ntagiye kuyikoresha, ariko numviza intuza nini, niyo mpamvu naguze nini, izamaza ndankambiza 2 cyangwa 3. nawe nayiguze amayero, ndumva nayiguze amayero 12 niba ntibuka. Urumva iyo umuntu aguze ntuza foroma zifite ntuza nyine niyo bahendutse kuruta kugura udutoya. Aha bavuga ati naguze angana, nawe yabyandika muri commentaire kugira ngo n'abandi babashe kubibona ubyo byose. Ariko nimba ushaka amavuta meza cyangwa se ubuntu bw'ubwenge, byubugira rwose wabukura mu ntuza muri ya magaza kwitamo amavuta y'ishike asobanutse rwose, ntabwo uzagakura muri quartier. Niyo mpamvu ugomba kugira, hari igihe umuntu ashobora no kugira rwose uri no kwitembera mu mujyi ukabona amagaza nziri shike bati sinakinjiramo. Mujye mwinjiramo murebe, kureba n'ubuntu rwose, winjire urebe utibye rwose, ugasukamo neza rwose, ntacyo gutwara. Kureba n'ubuntu, kwihera amaso rwose n'ubuntu. Nimba uzi nk'ahantu batugurisha ushyira muri commentaire. Ariko farumasi ndumva ntabwo badukeka amafarumasi ndacuruza mu bintu by'amavuta, ariko n'ahantu badukora n'umuntu abacuruza ibintu by'amavuta ndasobanutse, ya mavuta zaburaye cyangwa ahantu hose, ariko muri Amerika cyangwa se hose, ariko naho wadukura umuti. Ino marike intuza amaproduit arakora cyane rwose. Ugomba gukora attention ukagurira ahantu uri ntuza shwa cyangwa se ahantu wandi gutanu curuza by'amavuta, urako gusa nagara ntuza habaho amafake menshi. Ugomba gukora attention ukavuga ati aho nyaguriye ndabona rwose ntuza, ukamakinga sure ko uguze iri original. Nizere ko rwose intuza kakabito kabafashije. Utarakora subscribe na kora subscribe kugira ngo ukomeze kurikirana ibiganiro nkomeza kubagezaho, utazajya ucikanwa. Mukomeze mushyigikire, tuzajya tuvuga ibintu byinshi bitandukanye by'ubuzima busanzwe, twiga guteka, twitaho muri rusange, tugendane n'iterambere, twiteho muri rusange. N'amahoro ikomeze kubarinda. Amavideo menshi ndaje nyabagezeho. Ciao Imana ikomeze ibarinde. Bizu.